gutaha pe sinazabivamo buri munsi kuwa mbere ninjye kuwa kabiri ninjye kuwa gatatu ninjye kuwa kane ibi ntabyo pe injira ntabwo watinze Sandrine urabona neza ntabwo ndaho pe oya Imana ishimwe kuje njye noneho ndatashya aho bigeze aha ibi bintu sinabivamo Imana ishimwe kuje uzandebera abana njyewe ndagiye oya Sandrine ntabwo ari wo mwanzuro uri kumbwira ngo si wo mwanzuro uzi ibibazo mfite basi banza ureke mbikubwire urabimbwira nibyo ariko banza icyo kintu cyo gutaha cyo banza ukibagirwa banza ureke tubanza tubiganireho no gutaha ushobora gutaha nibyo sibyo Sandrine ushobora gutaha ariko banza ureke tuganire nta bibazo byose urambwira ngo ngire gute ngaho mbabarira umbwire ubu tuvugana sibyo umugabo arataha akantuka akambwira nabi ntabwo anyumva ngo narabyibushye ngo sinkijyanye n'igihe ngo abandi ngo ni batoya ngo ngenda byibushye sibyo none kiba ikintu kimbabaza kurusha ibindi ntubizi ko ndi umukozi wa leta ntubizi ko mfite akazi keza ndahembwa reba ukuntu nsasha reba ukuntu nsape Sandrine narinzi n'udutambaro ubu ndenda kogosha ntatuma nkora ku mafaranga kandi nyakorera njyewe ihohoterwa ndi gukorerwa mu rugo rwanjye ntabwo mbashije kubyihanganira nshuti yanjye ibi sinabivamo ndahembwa urabizi pe sibyo 250 mwebwe ni make hari ubwo ari make natumenya koraho ndahembwa nkarambika ku meza akangenera sha ubu sinagura agakanzu nk'abandi uri kureba itenge nambaye bisibona none ubu sinagura akantu keza nk'abandi bagore imisatsi yanjye yarapfuye ubu sinajya udutambaro ibitenge bigasa reka abana bambaye gusa ntanyumva umugabo nkorera ihohoterwa njyewe sinabivamo rwose ndabizi ko ntumbwire ngo niko zubaka oya ntabwo ndi bukubwire ariko mu mwanya nanjye nkubwire Sandrine ndakumva cyane ndakumva kandi ibintu bikorerwa n'ihohotera sibyo n'ihohotera harimo n'ihohotera none se nkora iki koko icyo gukora kirahari none se ntaricaye mu biganiraho aranyumva se atuma mvuga ntabwo atuma mvuga rwose ntabwo atuma mvuga ibyo rero nibyo binshengura umutima bikawushengura none se Sandrine baracikaguritse ubundi ikintu cya mbere mu rugo ni ukubanza kuganira ku bibazo bihari none uraganira nande sibyo ntega amatwi nyumve ndabyumva ko ntabwo umwanya ngo uvuge ntabwo uteze amatwi ngo akumve nta n'icyo yitayeho nta kintu ushaka kubikoraho byibuza se hari umwe mu banyamuryango we baba waraganirije naragaragaje ndabibabwira baragerageje baramubwira ariko ntabwo yumva pe ahasigaye nabuze aho mbariza rwose nabuze aho mbariza rero umwanzuro umva Sandrine ihohotera ryo mu ngo riracyahari sibyo urugero nawe uri gukorerwa n'ihohotera kuba ungana gutya ntabwo ari icyaha kandi ntabwo ni ikintu ukwiriye kuzira ukwiriye urukundo barahari bangana nawe kabone n'ubwo baba nta n'abahari wowe ugomba kuba wowe Sandrine icyo ugiye rero gukora ntabwo umwanzuro ari uguta urugo rwawe ngo witera abana umwanzuro haranira uburenganzira bwawe gute guharanira uburenganzira urugo rwanjye kandi aricyo ndiho ngubuza urugo ni urwawe ugomba kubaka inshuti yanjye urabizi kuva kera cyane ntabwo rero nakugira inama yo gusenya urugo rwawe ahubwo haranira uburenganzira bwawe uhagarare ku rugo rwawe abana bawe baragukeneye bakeneye urukundo rwa mama bakeneye urukundo rwa papa ntabwo rero kuba umugabo wawe mwaraganiriye ntakumve abanyamuryango ntabumve ntabwo birangirira aho ngaho hari n'izindi nzego zabidufashamo ariko ukabona uburenganzira bwawe nese ndeze umugabo wanjye bakamufunga rega nubwo bigenda gutyo ndamukunda hari ikintu rero mwitiranye ndabizi ko umukunda cyane ni nayo mpamvu ntabwo nshaka ko tumurekera muri ibi nabo ibintu arimo ntabwo abizi ndashaka ko akira gute
ntabwo turi mujyane kwa muganga ngo bamuhe paracetamol cyangwa kwariteri, ariko turashaka uburyo umugabo wawe avurwa agakira. Buriya ni uburwayi, noneho bwa burwayi ni uburwayi. None se niba atari haje ni muzima, ntabwo uri kunyumva, ni muzima, ariko arwaye mu marangamutima, niba adashobora kuguha uburenganzira, akumva ahangayikishijwe n'uko uri hungana, ubwo aragushyira ku gitutu, ngo urarya 2 ku munsi 3 ku munsi, mu gihe bihari ugomba kurya, sibyo? Kandi ukungana nta kintu bitwaye pe. Kandi hari n'abandi gusa wenda sindangana nawe, ariko njye nta kibazo rwose. Ikibazo nuko atatuma duparitaje ibitekerezo byo mu rugo. Rero tugiye gukora, hari icyo wari umbwiyeho ngo ntabwo ushaka kwiregera umugabo batamufunga. Nanjye ntabwo nanjye nakugenda nagenda neza, bagenda ntabwo uri bujye, kandi n'umugabo ntabwo ari bumufunge. Ntabwo kuba twakwiyambaza inzego zibishinzwe ari ukurega umugabo, si no kuvuga ngo bari bumufunge. Hari abajyanama. Urugo rwanjye dute ku gasozi? Ntabwo ari ukuruta ku gasozi. Ntabwo turi bujye mu nama, ntabwo turi bujye mu nteko ngo tuvuge ngo njye mfite ikibazo. Ariko hari abantu twakwegera tukabasaba ubufasha, bakamuganiriza. Barahari abajyanama b'umuryango bashobora kubaganiriza. Urabyumva? Ushobora no kwegera inzego z'ibanze ukababwira ikibazo uri guhura nacyo. Afungira umugabo ntabwo bari bumufunge inshuti yanjye, si umwe kandi si babiri, sibyo? Yego, wowe mushuti wacu se ntabwo wibuka ibyamubayeho? Niwe kandi nabo byari hejuru y'ibyawe, byari hejuru y'ibyawe. Umugabo ubu urugo rwabo rumeze neza rwose, n'intangarugero mu mudugudu, bameze neza. Rero reka nkwereke, uvuze ngo utaye umugabo wawe uragiye, nawe ntacyo waba umufashije. Ahubwo reka dushake abandi babishoboye bamuganirize. Urabyumva? Uzi ko dushobora no kwegera Isange One Stop Center, ntabwo tuba tugiye kumurega, ariko baramuganiriza mu bumenyi. Uzi ko biba byararangiye? Byakabaye byararangiye. Harimo injiji koko mubizi. Ikibazo si ubujiji, ahubwo ikibazo gihari ni ukudasobanukirwa amategeko. Yego, ngo umenye amategeko. Nawe wari waratinze kunsura, nawe watinze kubimbwira kugeza aho ugera aho wambara. None se narinzi ubu ngubu nendaga no kujya kwiyogoshesha akazungu. Ndakubujije. Reka ahubwo kwegera ababishinzwe, kandi nkwijeje ko nta cyumweru kiri bushire umuryango wawe utameze neza. Aya marira yawe, umwana arava ku ishuri asanga uruhurira. Ndarandira kurangiza abana bawe. Kandi iki kibazo ni ikibazo kiganirwaho, umuntu bakamugira inama. Hari n'igihe nawe abikora ariko akutamenya, akumva ngo umugore ni umuntu waho mu rugo wo gukandamizwa, nyine ni umugore. None se mama muke ko nshimye ungiriye inama nk'inshuti yanjye, umugabo wanjye ndamwiyiziye, ninjye wamushatse, kandi iminsi tumaranye ndayizi, uko tubanye ndakuzi. Ese ubwo waba unshoye twamara kuvayo akaza noneho agakora ibirenze ibyo yakoreraga. Uratekereza ko dushobora kuva kuri abo bajyanama yumvise wenda anaciye bugufi, mwagera mu rugo akakwihinduka? Oya, ko muzira nyine uramuzi, ariko buryo ujya unatekereza ko, reka dufate urugero ku burwayi. None se ujya kwa muganga wundi bagasanga urwaye malariya, umunsi wa mbere baguhaye imiti uhita ukira? Ntabwo tukira. Nawe rero ntabwo turi burekeraho ngo tuvuge ngo uyu munsi araganirijwe, ngo ibintu birarangiye birakemutse. Kandi nawe icyo usabwa, nk'uko unyemereye ko ugiye kuguma mu rugo rwawe, tukaba tugiye gushaka ubufasha ku bantu bari bumuganirize. Uranyemerera wige guca bugufi. Sandrine n'ubundi nsanze nkwizeye, ni ukuri uri umugore nta kibazo nagira, ariko noneho wongere nk'umuntu uri gufasha muganga kuvura umurwayi. Kuko burya umurwaza, hari ukuntu usanga umurwayi afite wenda nk'amahane, bigasaba umurwaza kumuba hafi. Reka rero twishyiremo ko ibi bintu ari uburwayi, kandi tugiye gufatanya tukamuganiriza, bino bintu bigashira. Uyu munsi arabizi kuri inshuti yanjye kandi aranyumva pe. Ni nayo mpamvu nari ndakubwira, nanze ku rugo rwanyu rusenyuka. Si byiza gusenya umuryango, muraba muriho musenya abana. Kandi icyo dushaka ni ubusugire
bw'umuryango. Icyo rero turi bukore aragenda aganirizwe n'abo bajyanama babisobanukiwe. Ashobora gutaha kuko akavuga nabi ariko ntibiguce intege, ariko ntaguciye mu ijambo, ndakomeza kukuba hafi. Ntaguciye mu ijambo, wari uzi ko hari ingo nyinshi zibayeho nk'uru Rwanda. Niyo mpamvu rero iyo ucecetse cyangwa ugafata umwanzuro wo kugenda bucece, bituma bariya bajyanama n'abandi babishinzwe bagiraga ikibazo cyararangiye mu miryango. Ariko nk'uko nguko biba bibaye tukabegera, bituma barushaho gukora ubukangurambaga. Urugo rwanjye ni ruba ruzima, zifatanya n'abandi bose gukangura, zifatanya n'abandi bafite ibibazo nk'ibyanjye. Ni ukuri kw'Imana kandi babwire ko umuti si ugusenya urugo, si ukwiyahura, si ukwicana. Oya, ikibazo kirakira, ni ukuganira. Iyo ubonye watakumva ubwira n'abandi bakagufasha. Niyo mpamvu leta yabibonye, ega leta yacu ireba kure, iturebera aho tutareba. Uzashimira, uzi icyo inkunga uzatanga, umusanzu uzatanga ku Rwanda, uzafasha abandi bafite ibibazo by'ihohoterwa ryo mu ngo. Ubabwira icyo bakora, ubabwira aho bagana. Ati urambwiye ngo nagana, turahera ku bajyanama b'umuryango, kandi mu midugudu yacu baba bahari. Nibyanga turajya mu nzego zibanze. Isange One Stop Center irahari, ndetse na polisi nabo batugiriye. Erega wibuke ko yari amakimbirane mato mato ari yavamo no kwicana. Niho biva. None se umuntu niba warugize umutima woroshye ukavuga utereka ntahe nigendeye buri usanze napakiye pe, hari uvuga ngo singiye ko urugo rwanjye, ahubwo ndahanganamo. Guhangana rero mu rugo ni ikosa rikomeye. Niyo mpamvu navuze ngo simbahangana. Noneho reka dushimire abantu badukurikiye, kandi abantu mwese mufite ikibazo nk'icyo Sandrine yari afite muri uyu mukino. Turabinginze mugane abajyanama bose barahari. Kandi ntiwumve ko ugiye kurega uwo mwashakanye cyangwa ugiye kumufungisha, ahubwo ugiye kumufasha uko yasohoka muri icyo kibazo, kuko nawe ni ikibazo afite. Buriya nawe rero kubwira nabi mu mutima nawe burya bababaye. Mwakoze cyane kubana natwe, like, comment na share. Nawe utarakora subscribe